Reka twinjire mu gice kijyanye n'imyidagaduro. Muri studio nakiriye Pasi asanzwe akora ikiganiro iStar Show kuri televiziyo y'Izuba. Pasi, umeze neza? Urakomeye? Ndakomeye Anastaze. Kigali mumeze mute? Kigali turaho na amahoro ibisanzwe nta bidasanzwe. Ijoro ry'ikibungo ribona gute? Ijoro ry'ikibungo ndi kubona hari akabeho, ntago bushyuhe busanzwe i Kigali aribwo nahasanze. Ikindi kintu nabonye, ibicuruzwa by'ahangaha birahendutse cyane ugereranyije n'i Kigali. Ntavuga cyane bakantera amabuye ariko birahendutse pe. Yego Pasi, uko byagenda kose hari impamvu uri muri Kibungo, hari n'impamvu uje muri studio ya radio by'umwihariko. Niki kigezweho mu makuru y'imyidagaduro? Mu makuru y'imyidagaduro ibintu biri kuvugwa ni byinshi, ariko by'umwihariko hari impamvu ndahangaha Ikibungo cyangwa se Ingoma. Hari ibitaramo bimaze iminsi bizenguruka igihugu, ni ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival 2025. Kuri iyi nshuro rero abantu b'Ingoma ni twebwe tugezweho, abantu mutuye muri aka karere kabisa. Ku munsi w'ejo azaba ari guhera ku isaha y'isa sita. Reka mbakumbuze iki gitaramo. Hari turere twinshi dutandukanye twagiye tunyuramo Anastaze. Twaciye mu karere ka Musanze ari ku itariki 5, Gicumbi twanyuzeyo, i Nyagatare mu minsi yatambutse mu cyumweru gishize. Hanyuma rero ku munsi w'ejo nahangaha hari n'abadukurikiye wenda baherereye mu tundi turere hazahuye, tuzaduhari ku itariki ya 2 z'ukwezi gukurikiyeho. I Rusizi namwe MTN Iwacu Muzika Festival 2025 bazahagera. Hanyuma rero bisoreze i Rubavu, azaba ari ku itariki 16. Hanyuma rero ni byinshi twavuga kuri ibi bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival. Gusa ibyibanze nuko harimo abahanzi batandukanye basanzwe bakundwa n'abanyarwanda. Twavugamo nka Bulldog, twavugamo Riderman, twavugamo King James nk'umuhanzi mukuru, twavugamo kandi Neringabo, twavugamo Juno Kizigenza, harimo Ariel Ways ndetse n'umuhanzi ukundwa n'abantu benshi abakobwa n'abahungu bamwita Kivumbi King. Kuri uyu munsi rero banagize gutya baza hangaha kuri Radio Izuba. Bimaze kuba bisanzwe ko iyo ibi bitaramo bigeze muri aka karere by'umwihariko cyangwa se iyi ntara baba bagomba kunyura hano radio y'abanyarwanda Izuba Radio mu baturage rwagati bakavuga imbamutima zabo. Kuri uyu munsi rero Anastaze twari turi kumwe n'abahanzi batandukanye, abarimo Juno Kizigenza, abarimo Ariel Ways, hari Riderman, hari King James. Abo bose banyuza hangaha kuri izi microphone. Sinzi niba wenda batubonera amajwi yabo gatoya twumva imbamutima zabo, hanyuma tugaruke dusoza. Myaka yashize nakiniraga umupira kuri kino kibuga tuzaperformingiraho. None kano kanya ngiye kugiperformingiraho nk'umu artist w'umu superstar, so namwe mugomba kumva ko bishoboka. Natwe mu myaka yashize ntago twari tubizi. Hanyuma iby'indirimbo yanjye abana barayikunda kandi nanjye biranshimisha bya hatari, bituma numva ndi urugero rwiza kandi n'ejo nzayibakubitira. Ntekereza ko ikintu cya mbere kiba gikonta ni ukumenya icyo wowe ushaka nk'umuntu, waba ungana gute. Iyo ukizi rero ukamenya ngo bizaca mu zenzira kugira ngo nkigereho, urabikorera ukabiharanira. So ikintu nababwira ni ugutinyuka kuko turi urugero rw'uko byashoboka. So niba twarabikoze nabo babikora. Ways, abantu bitega iki ku munsi w'ejo? Ntekereza ko wenda n'iminota iri kutujyana, ndagira ngo tuvireho rimwe. Bitega iki kuri Ways? Ejo ni energy ziri hejuru, morale, amajwi yabo bazayagorore. Hari akantu nkunda kubakoresha bazakumvisha ngo Ways zamuka nako wanazamuka Ngoma. Twese dukorera igihugu. Gukorera igihugu uyu munsi ntabwo bisaba ko ufite imbunda mu ntoki. Ushobora ko ufite microphone ugatanga ubutumwa bwiza buvana urubyiruko mu biyobyabwenge se, busaba abangavu kudatwara inda bakiri batoya, message nyinshi zitandukanye busaba jeune kwizigamira. Ukaba uri gukorera igihugu kuko ukoresheje impano yawe atari ngombwa yuko urinda gukoresha intwaro.
natangiye mbere ya 2006. Indirimbo ya mbere nayirekodinze muri 2006 tariki 11 z'ukwa mbere. So ariko twatangiye mbere tutari twabona ubushobozi bwo kujya muri studio. Icyo gihe twagiye muri studio nibwo twari tubonye ubushobozi. Cyo kijyanye ngo ubukwe ngo buzaba ryari, nazo kugiye kizagira nyine bukaba uko byagenda kose, no gutegereza tukareba. Ku giti cyanjye rero ntabwo bimbangamira ko ntekereza ko ntawe bimbaza n'ubundi agamije ikibi, abagamije icyiza cyo kumva igihe nshobora kubikorera, kuko no umuco abantu bose bumva ko umuntu yakwiye gukora. So ntabwo rero mbifata nabi cyangwa ngo byinube, kuko narabimenyereye. Ahubwo wenda bazageraho bo ngabo bazageraho barambirwa. Kandi rero numvise ngo ngoma harashya ngo baratarama koko. Ibyo ntabwo tuzabibona ejo rero ni gahunda dushaka kubabona ko turi tayari kubasha. Yes. Izo ni zimbamutima za bamwe mu bahanzi bazaba bari muri Wacu Muzika ku MTN Wacu Muzika ku munsi w'ejo. Hanyuma mu masegonda 30 nakubaza ikibazo kimwe nk'umuntu umenyereye entertainment by'umwihariko y'u Rwanda ariko na mpuzamahanga. Ubona ari inde muhanzi ushobora kuzahiga abandi mu by'ukuri mu bijyanye no gususurutsa abanyarwanda bitabiriye bitaramuhereye aho mwatangiriye kugera none mugeze ingoma naho muzasoreza mu karere ka Rubavu? Anastase, byangora kubisobanura bitewe nuko buri wese agira performance ye kandi nziza. Bafite uburyo bateguye bitandukanye, ariko ikintu navuga nuko muri performance twagiye tunyuramo, haba Igicumbi, haba i Musanze, haba ni Nyagatare, umuhanzi King James yagiye agaragaza ibitangaza. Ari mu bahanzi ba performance ivumbi rigatumuka. Niba mujya mukurikira wenda gahunda za Izuba Radiant TV, mujye kuri YouTube channel barebe ama performance ya Stars Show, barebe uko byagiye bigenda. King James yakoze ibitangaza, Bulldog nuko nguko, Riderman nuko nguko, Kivumbi King byagorana kuvuga ngo ninde, gusa bose bazabikora neza. Pasi urakoze cyane, reka tugushimire. Urakoze cyane Stars.